Yes, nongeye gusuzana no guhereza ikaze kuri YouTube channel aho ngusaba gukanda subscribe tudateze tugahita dutangira n'icyegeranyo cyacu. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 Dr. Jise asohoye itangazo rijyanye n'intego afite muri iyi manda agiye guhabwa n'umukuru w'igihugu. Tubara ko yanahawe n'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame. Rero tudateze cyane, reka tubanze tubirebere hamwe tumenye ari ibiki, mbese izo ntego zose tuzirebe nyine dusobanukirwe bya hafi, tumenye nyine icyo zishatse kuvuga n'icyo zishatse kugaragariza twebwe abanyarwanda ndetse narwe dukurikirana bya hafi nyine ibingibi bya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose rero nta handi ni kuri Road Entertainment. Reka tubirebere hamwe dusobanukirwe byinshi cyane tumenye ari ibiki, cyane cyane ko nyine ndibuza no gusaba gukanda subscribe nkuko nabikubwiye, dore ko dushaka kugira umuryango mugari wa Road Entertainment kugira ngo tujye duhurayo turi benshi cyane, noneho dusabane nta kibazo. Mbonera no gushimira abantu bamaze gukanda subscribe, nawe mushya uhawe ikaze. Minisitiri w'Intebe mushya Dr. Justin Nsengiyumva yahererekanyije ububasha na Dr. Edward Ngirente, agaragaza ko mu byo azitaho cyane ari ugutekereza ibyateza imbere u Rwanda, ibindi bikaza nyuma. Mbese nyine akaba aricyo kintu cyonyine atekereza cyane imbere, ndetse no mu byo nyine azajya akora mu gihe nyine akiri ku butegetsi, mu gihe akiri minisitiri muri rusange. Ibyo ngibyo byose nyine akaba akomeza kugenda agaragaza uburyo azabigiramo ubushake n'uburyo azagenda bigaragariza abanyarwanda uko bwije n'uko bukeye. Ni umuhango wabaye ku wa 25 Nyakanga umwaka wa 2025 witabirwa n'abaminisitiri batandukanye barimo uw'imari n'igenamigambi, uw'ibikorwa remezo, ubutabera na minisitiri w'ibiro bya minisitiri w'intebe ari nawe nyine Dr. Justin Nsengiyumva. Uyu minisitiri Dr. Justin Nsengiyumva yashimiye Perezida Paul Kagame wamuhaye inshingano zo kumufasha kugeza ku banyarwanda gahunda n'ibyiza yabemereye, cyane cyane mu gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere, mbese no kwagura nyine iterambere muri rusange. Aho yagize ati, mu banyarwanda barenga miliyoni 14 kugira ngo ampitemo ni umugisha ntabona uko nsobanura. Mbese ni ibintu nyine bitangaje, nkwiye gukora uko nshoboye kose, atazigera atekereza impamvu yashyizeho cyangwa se atazigera nyine afata indi gahunda mbi. Mfite ubushake kugira ngo mufashe kugera ku byo yemereye igihugu ndetse no ku byo nyine yasize mu mugambi muri rusange. Yashimiye na Dr. Ngirente wari umaze imyaka hafi 8 muri izi nshingano ku ruhare rwe mu gutekereza igihugu, agaragaza ko nawe azagerageza guteza imbere abaturage uko azashobora kose. Aho yagize ati, bizongera kugira ikirenge mu cyawe, mbese nyine yaravuze ati, yagize ati bizangora kugera ikirenge mu cyawe kuko urakomeye cyane, wakoze ibintu biremereye cyane, ariko nzagerageza, Imana izabimfashemo, mbese ngerageza nyine nanjye gushyira ikirenge mu cyawe, inkweto usize kugira ngo nzegeremo ikirenge, ngomba gukora cyane, mbese nyine nditeguye kandi nizeye ko nzabigeraho, mbese bizanashoboka kandi ayo mahirwe yose arahari. Minisitiri Dr. Nsengiyumva yavuze ko kuba mu biro bya minisitiri w'intebe ari amahirwe akomeye, icyakora agaragaza ko biba bisaba gukora cyane no kurusha abandi, bakabazwa inshingano no kurusha abandi bose abayoboye. Mbese aho ukomeza kugenda usanga nyine we akomeza kugenda agaragaza uburyo ibi byose azabikora n'uburyo byose agomba kubijyamo, mbese bikanashoboka. Aho yakomeje kugenda agira ati, iyo tubwira abantu ngo bakore neza, tugomba gukora neza kubarusha. Iyo tubaza abandi inshingano, tugomba kubibazwa kurushaho, mbese tugakora cyane. Izo nshingano dufite zigomba kudutera imbaraga, tukamenya ko ibyo dukoze tugomba kubikora neza kurusha abandi, mbese tukabikora neza nta kibazo na kimwe gihari. Tugatanga urugero rwiza, bakavuga bati abo mu biro za minisitiri w'intebe bari kutubaza ibi, ariko
nabo babikora neza kurushaho, mbese nyine babikora mu buryo bwemewe n'uburyo bwiza. Minisitiri Dr Nsengiyumva yagarutse ku ijambo rya Perezida Paul Kagame agaragaza ko buri wese akwiriye gutekereza ku Rwanda mbere y'ibindi kugira ngo u Rwanda rugere ku iterambere ryifuzwa, mbese nyine rifitwe n'umugambi mu kugerwaho. Aho yakomeje kugenda agira ati dukeneye gushyira mu bikorwa amategeko n'amabwiriza ateza imbere abanyarwanda. Icyateza imbere u Rwanda bwa mbere nicyo nzitaho, mbese nicyo nyine nzaba mfite mu bikorwa, narasize mu bikorwa muri make. Ikizabateza imbere ntabwo tuzacyitaho, nta mwanya wo guta mbese tugomba gukora cyane. Minisitiri Dr Nsengiyumva ko ibyo byose azabigeraho afashijwe n'abakozi bagenzi be, mbese abasaba kujya mu ngamba vuba kugira ngo bahindure ubuzima bw'abaturage. Politike zose zihari zitange umusaruro ufasha mu guteza imbere abaturage by'igihe kirekire, mbese nyine by'igihe kirambye mu gihugu cy'u Rwanda. Yasabye abayobozi bazakorana agaragaza ko niba bashaka guteza imbere u Rwanda bagomba gutekereza cyane bagahindura imyumvire, u Rwanda rukaza imbere y'ibindi byose, mbese nyine u Rwanda rukaza ruri imbere muri rusange. Yakomeje kugenda agira ati icyo nzakora ni ugutekereza u Rwanda mbere, ibindi byose bizaza nyuma. Abayobozi bose, abaminisitiri n'abandi bagiye batandukanye tugomba kwihuta, nta mwanya wo gutakaza dufite na muke. Rero uyu Dr Ngirente wasimbuwe mu nshingano zo kuba minisitiri w'intebe yashimiye umukuru w'igihugu wamuhaye inshingano mu myaka 8 ishize. Yakomeje kugenda nyine ashimira abwira His Excellency Paul Kagame ko yakoze, mbese yamuhaye ububasha, aho yagize ati yampaye inshingano nzifashwamo namwe muriho. Iyo mutabaho ntabwo twari kubigeraho, ntabwo nyine twari kuba tumeze gutya. Zari inshingano nakoze mfatanyije namwe, nuko si yari nge gusa, hari n'inzego zitandukanye nka za minisitiri n'ibindi bigo. Ibyo byose nyine birahari. Yagaragaje ko minisitiri w'intebe nabo abafatanya baba bagomba guhuza ibikorwa mu nzego zose kugira ngo u Rwanda rugere ku majyambere rwifuza, mbese nyine rushaka kugeraho. Muracyari bato, mureke dukore kwihuta kuko twasigaye inyuma ku isi, turacyafite urugendo cyane. Ni inshingano nakoze nyine mfatanyije namwe, dufatanye n'izindi nzego nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ibyo byose rero yakomeje kugenda bigaragaza nyine avuga ko byose bikwiye kandi bigomba kuzagerwaho. Dr Ngirente yashimiye Perezida Paul Kagame nyine wamuhaye inshingano rwose, akomeza kugenda avuga ati inshingano Dr Nsengiyumva agaragaza ko mu byo ahaye mugenzi we umusimbuye ari NCT2 kugira ngo u Rwanda rutere imbere rwose, nta n'ikibazo na kimwe kibayeho cyangwa se nta n'ikiteje ingaro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hari gahunda umukuru w'igihugu yemereye abaturage mu myaka 5 iri imbere, niryo hererekanya bubasha duhaye minisitiri w'intebe kugira ngo ayikomerezeho, kugira ngo dufashe umukuru w'igihugu kugera ku ntego abanyarwanda twese dusabwa gukorera igihugu cyacu, mbese nyine tunameze neza cyane tunaryoshye. Yashimiye abayobozi batandukanye bakoranye barimo na minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe Ines Mpambara n'abandi, agaragaza ko umunsi ku wundi yamuhoraga hafi, mbese nyine ibyo byose akomeza kugenda agaragaza uburyo nyine banamuhoraga hafi, mbese yari ameze. Ibyo byose akomeza kugenda abigaragaza avuga ati rwose ndabashimiye ku byo mwamfashijemo no ku byo nagezeho. Ibi byose ni amahire kuri mwebwe. Ku itariki 26 Nyakanga umwaka w'2025 nibwo Perezida Paul Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva minisitiri w'intebe, yari asanzwe ari visi guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu, aho Dr Nsengiyumva yagizwe minisitiri w'intebe asimbuye Dr Edward Ngirente wari umaze muri izi nshingano imyaka 7 n'amezi 10. Minisitiri Dr Nsengiyumva ni wa karindwi kuva mu 1994 nyuma ya Faustin Twagiramungu, Pierre Celestine Rwigema, Bernard Mukunzi, Pierre Damien Habumuremyi Anastase Murekezi na Dr Edward
Ngirente asimbuye wari uri kuri izi nshingano nyine kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Ibyo byose nyine bakomeje kugenda babigaragaza bavuga ati rwose ni byiza ku banyarwanda, ni ishema ku banyarwanda. Ibyo byose bakomeza kugenda babigaragaza. Reka mubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa gukanda subscribe nk'ibisanzwe n'ubundi ndacyari Rodri Entertainment nk'ibisanzwe. Ciao ciao.